narabyize. Na naga na wa ni ikihe gihekane? Ngwa. Vuga interuro iri mu gihekane ngwa. Ingwagasi. Yes, The Rain TV. Nkuko mubimenyereye hano turi kumwe n'undi mutumirwa wacu wa mbere twabahaye abakobwa bazi kuririmba, mwabonye ibyo baturirimbiye, ndetse hano turi kumwe n'undi muntu muri kubona kuri screen zanyu, no mutipo y'ibigango byinshi. Tipo y'ibigango byinshi agiye kutwibwira hanyuma tumenye uwo turi kumwe n'inde, atubwire ni muntu ki kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu. Twagiye ngaho uratwibwira ubwira n'abari abadukurikiye kugira ngo dukomeze n'ikiganiro. Murakoze. Amazina yanjye asanzwe nitwa Tuyishimire Innocent. Ariko abenshi ni Iccent sound. Akunda kumamagara. Yes. Uwo ndiwe ntagiye kure, ibyo nkora ni ibijyanye na sound. Wakenera sonorisation mu bukwe, mu bitaramo. Yes. Murumva ko turi kumwe n'umuntu ufite ibikorwa byiza kugira aho wifuza gukora ubukwe cyangwa ikirori runaka, ugomba kwegera uyu mugabo akagukorera ibirori byiza binyuze muri sound. Yes, Iccent ni muntu ki watangiye ryari, icyo gikorwa cyawe cyatangiye ryari, kugira ngo n'abantu bifuza kuzagukugana bamenye aho bazahera? Ntangira ibijyanye na sound natangiye 2015. Nize sound nigiraga mu Gatsata, aho nigiraga ubwo natangiye ibijyanye na sound, mbikora ko narabikundaga byataye, mbitangira mbikora nkora n'amafuti nyine by'ubunyeshuri. Ngenda bizamuka gakeya. Gig ya mbere nayikoze 2018. Ikigo nigagaho abanyeshuri basoje tronc commun na superieur, bateguye fete, bategura umunsi ikiro cyo gusoza, batoramo na miss w'ikigo. Icyo gihe ninjye wakoze sound muri yo event. Njye wakoze sound, kora sound nziza. Abenshi baraza kubambwa ati ewana courage kabisa, komereza aho ngaho, ibintu ni fresh. Bikongera bintera courage, n'abacanage ntibajya baburanga ibi bintu giyemo ngo urabona ngo uzarusha ngo bande n'abandi ngo bagiye babigeramo mbere. Ariko ntago nigeze ncika intege, nakomeje gukora until now. Hari brand ya Iccent sound ikora kandi ikora neza. Yes, tubwiye ko watangiye uri umunyeshuri mu bintu nyine by'abanyeshuri byo kwigerageza amahirwe. Bimwe ukora wikinira kugira ngo urebe ko byavamo. Ese ukimara kubona ko ibintu ugiye gukora bishobora kuzagera aho bigera, se ni iki wakoze kugira ngo yenda ubigeraho aho bigeze ahangaha? Icyo nagiye nkora mbere na mbere nabanje improvinga ubumenyi bwabyo bijyanye na sound. Gerageza no kugenda menyana n'abantu bagenda bakora ama sound. Ngira ngo abantu benshi umuntu ugiye kuvuga baramuzi, nanamushimira cyane mu bantu bagiye bamfasha. Yitwa Ahishakiye Aime. Yes, akora kuri Zaburi. Niho akora. Ndamushimira cyane, yaramfashije cyane mu buryo bw'ubumenyi, agenda anyereka bigenda cyane. Ni umuhanga cyane. Mwarimu wanjye ndamwubaha kabisa. Genda nshakisha uburyo ngenda ngura equipments zitandukanye, ama crossover, ampli power, speaker, mixer, kugira ngo umuntu agendane n'ibigezweho kugira ngo akomeze gukorera abantu ibintu bimeze neza. Yes, murumva ko uyu mugabo afite umushinga uri hejuru. Burya n'abantu bake bashobora gusanga bafite umushinga umeze gutyo wo gukora sound, kugira ngo ikirori kitama sound nziza, ntabwo kiba ari ikirori, ntabwo kigenda neza, sibyo? So rero ndabarangira umuntu hano ufite sound nziza, Iccent sound. Yes. Wahise ufata Innocent Iccent sound. Ku mazina yanjye nayo nsanga ntabwo najya kure. Ufata izina ryanjye byongereho sound tu. Ndicamo kabiri. Yes. Murumva ko uyu mugabo afite umushinga mwiza, kandi umushinga ufite aho uzamugeza. Channel ya The Rain TV, icyo ukora bakora subscribe, ukore share, wandika aho hasi kuri comment kugira ngo ukomeze kutubwira ibyo dukora neza, kugira ngo aho bigenda nabi tubikosora. Yes, Iccent. Yes. Ubwana bwawe watekereza kuzakora iki apari ya sound? Ubwana bwanjye ukiri umwana n'icyo watekereza gukora, wifuza kuzaba iki? N'ubu ngubu mba numva hari igihe biba bindimo. Numvaga nifuza kuzajoininga
Rwanda Defense Force. Rwanda Defense Force. Yeah. Yes. Ewa n'ubu ngubu nyine mba numva bindimo niyo mbabonye nyine nkabona ibikorwa byabo ndanabikurikirana cyane. Ni ibikorwa by'indashyikirwa bigaragarira buri wese. Yeah. Hari n'umu soundman tuziranye nawe akora sound muri RDF. Yes, urumva ko inzozi yari afite akiri umwana zo kuba ingabo. Gukorera igihugu binyuze mu ngabo z'igihugu. Abantu benshi bakorera igihugu binyuze mu buryo butandukanye, hari gukora mu nzego z'ibanze, naho uri gukorera igihugu, hari gukorera mu nzego zo hejuru cyangwa muri mu rwego rw'ingabo. Yes, ubwo turi kumwe na Iccent afite sound nziza, urumva ko nanone Iccent tukibaza akabazo gatoya kugira ngo n'abantu badukurikiye nabo bamenye Iccent ni muntu ki, niye hantu wakoze ukoresheje iyo sound yawe, ni ikihe kirori wagiye gukoramo n'iyo sound yawe? Ikirori nakozemo wenda abantu bashaka ko ntago navuga amazina ye hano kuko agiye bitashimisha nyir'ubwite. Gusa nakoze muri convention center, bwari ubukwe bw'umuntu. Nakozemo sound, ntago navuga amafaranga, gusa yari sound nziza ku bantu, ndakeka bari badukurikiye bari bahari, ndabizi ko bahari, baraza kuza gutekereza sound yari hari icyo gihe. Icyo gihe hari ryari? Hari mu kwezi kwa 12 2021. Yes, murumva ko atari ibyo gushakisha, urumva ko yabigize umwuga. Umuntu ujya gukorera hari ahantu n'umuntu utari we wese wagera hari ahantu ngo ajye gukorerayo ufite sound, urumva ko afite sound ifite aho yageze. Yes. So Inoze. Yes. Mu bwana bwawe turacyari kuri ya topic yo mu bwana bwawe. Akaye kadefo wakoze ukumva katazakuva mu bitekerezo byawe? Akadefo ka mbere nakoze mu bwana bwanjye, mama yantumye kujya kugura isukari. Yewe kugura isukari ku isoko, umuntu n'umugabo arambwira ati rero mva musore, tumva nkubwira wa mwana ati kankutume. Ati rero nta muntu wambaye umupira w'umuhondo, ati ndamureba. Ati genda umubwire ko mushaka magaza ngamutegereje. Navuye kugura ikiro cy'isukari icyo gihe. Aje arambwira nguzana ngufashe isukari kugira ngo uze kuza kwihuta cyane, ngiruka nkugene umubwire ko mushaka. Rero ukanka ndagenda, ngeze imbere umutima uratera. Ndabye inyuma y'umugabo ndamubura, subira njya kumureba, ndamushaka ndamubura. Yananira inzira yose mpaka ngeze mu rugo, ndabwira ati isukari barayintuburiye barayinyibye. Bamwesheje isafuriya y'igikoma cyose, abo mu rugo bose bagomba kunywa abantu 8, twari umuryango w'abantu 8 nyine harimo n'ababyeyi. Ati igikoma twagomba kunywa kinywa cyose wenyine nta sukari irimo. Niyo defu numva nakoze yo guta isukari. Icyo gihe hari mu rugo? Hari mu rugo. Yes, reka tuve mu rugo gatoya tujye ku ishuri. Ku ishuri nta kaye kadefu wakoze guhera mu wa mbere, guhera muri primary up to high school? Akadefu nakoze P6. Niga mu wa gatandatu hari umwana twiganaga bitaga Runo, yari munini cyane twamwitaga Bobo. Hakuno byagezweho byo gutumura spadipe mu gipapuro. Bamaye spadipe ku gapapuro, aransaba ndamwima, ahita yihuha yose irameneka. Naramukubise kugeza ahwereye. Abantu mu mubyeyi mu rugo. Igera mugo mbwira papati bamubyeyi ku ishuri. Yari mari brosa. Arandeba afata amazi yari mari brosa atamena mu maso. Ambwira ati ntaho ndi bujye. Yene defu ndakubise umunyeshuri icyo gihe bitaro, n'ubu ngubu mba numva wamunyereka namusaba imbabazi nubwo byatambutse na nyuma yaho nubwo tongeye kuvugana, ariko ubu ngubu binkora ku mutima cyane ko naramukubise biri seriye ariko nari munini, ibintu byo kujya kumupompa ingumi n'iki by'ubusore nawe urabyumva by'ubwana. Abantu numvaga nyine nta muntu wankora kuri spadipe yanjye, numvaga nyoboye. Yes, murumva ko buri muntu wese afite inzozi ze zihariye, cyangwa se abafite memories y'ibyo yagiye akora akiri umwana, haba ku ishuri, haba mu rugo, haba ahantu hariho hose, kugira ngo bitazamuva mu bitekerezo. Ni nkuru tuzaganirira abana. Yes. Iccent, yes, ufite girlfriend? Ndamufite. Uramukunda se? Ndamukunda. Ngiye kuvuga ngo ndabafite. None se. Yes, Iccent, rero urumva nakaye kantu ujya ukora, mbese
ukumva ukoze ikintu kitari cyiza kuri wowe, akantu akadefu ukora ubu ngubu mu myaka ugezemo, akantu ukora ukabona si sawa, barandivumbura akantu nkiyiziho kuko ntago nzi, bajya bavuga ngo ntago tuzinginga Imana ngo twinginge n'abantu yaremye. Bariya ngerageje kuko approachinga nkabona ntuhari, rero mbyita nko kwivumbura, mpita nkureka nyine nka kwihorera. Wowe nyine abenshi bafata nko kwivumbura, ariko niko kantu nyine mbona kuko hari igihe nivumbura nko ku kintu nyuma nkavuga ati se iyo menye nyamara nkakomeza nkakurikirana kino kintu cyakoze kuzambera ikintu cyiza, ariko iyo defo ndayizi no kurakara ndakara vuba buriya, ariko nyine umujinya wanjye ushira vuba kandi nzi katari keza kwivumbura no kurakara. Yes, urumva ko umutipa arakara burashobora kuba yanarakaye, mwe muri kureba murabona ameze neza, se murabona atarakayira. Yena arakaye ntago nyanseka. Yes, urumva ko uyu mutipe afite memories zihariye. Nose Iccent. Yes. Hariya twavuze ko channel iyi The Rain TV. Abantu mukore subscribe The Rain TV yawan kabisa. Yes. Iyi ni channel. Urumva ko turi kumwe n'umuntu ahangaha ufite ibitekerezo. So rero nose tugikomeza kuri career yawe navuga ko iyo career yawe ra niyo career yo gukora sound. That's my career. Yes. Hari abantu benshi bakora imirimo nk'iyo yawe. Ariko ntibahire. Sibyo? Ugasanga umuntu arakoze ara feelings. Yes. Kuri wowe ni ihe nama wagira nk'abo bantu bakora nk'ibigende neza, ni abandi bantu bashaka kwinjira muri iyo career yawe ya sound maker. The sound maker? Yes, sound system. Yes, iyo sound system yawe ni ihe nama wagira abantu hano hari abantu benshi hano hanze, hari abantu benshi babifuza gukora sound making. Ni ihe nama wabagira nk'abantu batari binjira muri urwo ruhando rwanyu rw'aba sound makers? Inama nagira umuntu ushaka kwinjira muri sound n'ababirimo nyine babikora bikanga, babivemo nikorera akazi. Babivemo rwose akazi ngikorera ngenyine kuko ni atari. Inama nabagira rwose babivemo, basezere bajye kuba abadiyakoni mu rusengero. Inama nabagira rwose. Iyo ni inama bagiriye. Babireke, babisezere, babindekere. Bindekere. So murumva ko uyu mutipe ashaka kwiharira akazi wenyine, adashaka ko n'abandi babona bakora imirimo nk'iyo akora. Yes, Iccent. Yes. Urumva ako kazi kawe ka sound system urumva kazakugeza he? Inzozi zanjye buriya iyo nicaye mu buzima busanzwe nkunda abana batoya. Mba numva kugira abana rero egal kugira umuryango. Yes. Numva zazangeza ku iterambere ryanjye. Iterambere ryanjye mba numva no kuzamfite umuryango nanjye. Yes. Iterambere ko rirambye pana nyine bimwe biza bikagenda shaka ibintu birambye bizangore bifata igihe ariko birambye bizangeza kucyo numva nifuza. Yes, urumva ko hari abantu bakora akazi nk'ako kawe ariko bo bamajije kugera aho bagera. Ninde mu sound maker wigiyeho kugira ngo ukore sound system? Umuntu ubona wakoze sound neza akayikora ukabona ati uyu muntu niyo ngomba kwigiraho kabisa akora neza. Mpereye ku mwarimu wanjye Emayishakiye nongera muvuge shout out my brother. Ni wa muntu ukora sound hahandi ubundi umuntu ukora sound neza akenshi yakoreye bande ahantu byumva ku ma high heights. Yes. Cyangwa ku masine ni ubundi ku ngoma ni akenshi wumvira sound y'umuntu. Yes. Ni umuhanga ku kintu bita sound. Nundi nawe ni inshuti ye, nanjye ni inshuti yanjye twarakoranye. Igihe gito nawe ni umuhanga yitwa Shukuru. Niwe wampuje nawe yitwa Shukuru. Abo bantu babiri ntagiye kure kabisa. Numva nifuza kuzagera mu rwego nk'urwo bariho ndetse nkanarurenga. Donc kana bo babimfashamo mu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi. Yari igishyashya gihari bayambwiye ati rero ibi ngibi gutya na gutya. Kuko sound ni ikintu kiri digital.
uyu munsi haza instrument imeze gutya ejo hakaza indi yisumbuye kuri iyo ngiyo bisaba gukora updating rero nkabo hari igihe bi-updatinga bakamase akanaka gafite amakuru ati ntago biraza neza tingo ino twereke nkagenda bakambwira ati nibi bigenda gutya then bakampa ikibuga then nanjye nkakora nkabereka yuko bya bindi barimo nanjye bakanya-updatinga niko navuga. Yes urumva ko uyu mutipe afite ahantu yakuye ubumenyi bwa sound bwo gukora sound. Waba wifuza gukorana na Iccent Sound, aho hasi turashyiraho nimero ya brand ye akoresha muri brand ye, hanyuma we no umukenera waba wifuza ko gukorera ibirori yaba ubukwe, ikirori runaka cyabaye ahantu muri public, sibyo ra duhereye ku masoko ya leta, ku bantu bifuza inama ukava ku nama ukajya ku ubukwe bwavaho hakajyaho amaniversary nayo burya hari ukuntu babikenera. Ku bantu hari n'ibiraka nageze gukora by'amasakramentu ni event yari yose we are here. Iccent Sound irahari. Iccent Sound we are here for them. Yes murumva ko uyu mugabo rero abafitiye imishinga myiza kugira wowe wifuza gukora sound, ugana uyu mugabo turaguha namba aho hasi uri buze kumubaza. Iccent, tujya gusoza ikiganiro cyacu, sibyo? Mu buzima busanzwe usanga abantu bitinya gukora yaba akazi gasanzwe cyangwa se kwikorera. Navuga ko urikorera n'akazi kawe. Yes, ndikorera. Sibyo? Ni umurimo wihangiye. Yes. Ni ihe nama wagira abantu bitinya badashirika ubwoba ngo bakore? Ni ihe nama wabagira nkawe wageze aho ugera bitewe na noza yawe? Ndahera kuri generation yanjye, urubyiruko. Buriya nidudakora amaboko mu mifuka ngo dukore. Okay. Nshobora kuba mfite ubushobozi. Haba nagufasha muri bimwe na bimwe ugiye ukeneye. Ariko ntabwo ariko bizahora. Just wowe gerageza ngo nta kintu gishimisha umusore nko kunywera mu kabari papa yaho azanyweramo ku icupa yiguriye. Abantu banywa inzoga rwose ndabasuhuje cyane. Rero ikintu wowe ubwawe kivuye mu maboko yawe burya kiragushimisha cyane kuruta ikivuye kundi muntu. Rano ugenda bajya bavuga ngo umwana utwaye vewiti yaguriye n'iwabo ntahure n'umwana utwaye igare yiguriye. Rero ni ugenda ugakora ugatinya kugakora ibice byawe bikaguhereza ibyo ushaka, nubwo bitazaza nyine bisatisfiya ibyifuzo byawe, ariko byiza uzumva unyuzwe uvuga ati ubwo nkoze ibi bikaza ejo nzabona n'ibirenze ibi ngibi. Ugomba gushyiramo effort hakomeza. Nawe ntabwo nagira inama umuntu ngo yitinye, kuko nanjye njya kubitangira naragenda ndavuga ati ibi ndimo ndabikora njyewe, nta muntu ndimo ndabikora, ntabwo ndi kubikorera Costa, ntabwo ndi kubikorera runaka, ndimo ndabikora njye ku giti cyanjye. Niba njye ndi kubikora ku giti cyanjye reka nshyiremo imbaraga zose zishoboka kugira ngo nzageraho nifuza kugira, kuko burya niyo umuntu afite purpose, iyo mu bintu bifite intego birafasha. Purpose yanjye rero numvaga ko ngomba gukora nkagira brand lens, kandi n'ubu ngubu ndacyumva nyine nkifitiye inyota. Ntabwo uransubiza neza ikibazo nakubajije. Ni iyihe nama wagira urubyiruko rwitinya gukora sound? Inama nabagira nako gukora kwihangira umurimo bariya se. Inama nabagira, first of all bakunde umurimo bakora. Iyo bikunze ikintu ukora ukihangana imvune, hari ahantu twagiye dukora bakatwambura bro, bakakwambura ugakuraho ugaheza. Ego ko njye gukorera umukira ugati njye uri avance no andasigaye urayampa ikirori kigezemo hagati. Kuko niko bigenda, kuko niba ari nk'ubukwe bwarangiye bajya kwishyuza umuntu usa kwambuye, ariko ubukwe bukigeramo hagati handi abasaza bakimura bavuga ati yewe gatumuga ati amafaranga. Icyo gihe nawe ukora wishimye uvuga ati ibyo ndi gukora ni ibyanjye kuko nishyuwe. Ariko mu gihe ntarabona amafaranga yanjye nakora ibyo nshaka, nanabizimye. Nanazimya mixer rwose ugakoresha umunwa cyangwa megafone. Ariko mbere na mbere banze bakunda umurimo bakora, bumva nyine nta kiza kitagora.
yes urumva ko nta kigoranye kirimo urubyiruko rugomba kwitinyuka wowe muntu ukeneye gukora shiruka ubwoba. Yes ni Doreni TV icyo ukora ni subscribe usharinge ku nshuti zawe muri group bamo ndetse n'abandi na inshuti yawe nayo ireba ikiganiro kugira ngo baduhe support. Nosa turasoje hari agasketch tujya dukora hano kuri Doreni TV k'ikinyarwanda. Wize Kinyarwanda? Wize Gihekane? Ibihekane warabyize? Narabyize. Narabyize. Naga na wa ni ikihe Gihekane? Ngwa. Vuga interuro iri mu Gihekane ngwa. Ingwagasi. Yes, ni Doreni TV.